tubahaye ikaze inshuti mukurikira Bwiza TV na bwiza.com aho muherereye hose. Tubifurije amahoro, ishya n'umugisha ukomoka ku Mana. Kuri mwebwe mwese mwakoze subscribe, mugakora like, share na commentaire ku nkuru tubagezaho. Umwanya nk'uyu nguyu rero twinjiye mu kiganiro hirya no hino aho ndi kumwe na mugenzi wanjye nkuko bisanzwe iburyo bwanjye Denis Nsengiyumva. Ikaze mu kiganiro hirya no hino. Murakoze David. Umeze neza? Weekend zagenze gute? Yari fresh. Ibyo rero twifurije n'abantu cyumweru cyiza tugiye gutangira muri aka kanya twinjirira mu ngingo turi bwibandeho. Denis, twahera kuri ngingo nibwira ko ari ingingo zifite amakuru meza, amakuru bamwe bakunze kuvuga ngo ntabwo ariho ivumbi. Yego, hari raporo ya Loni ivuga ko umutwe wa twirwaneho w'abanyamurenge ukorera muri Kivu y'Amajyepfo nawe ari umutwe witwaje intwaro nk'indi yose. Aha ngaha turi bwibaze turebe ino nkuru wanayisanga kuri bwiza.com online. Turi bwibaze niba Loni hari uburyo yaba muri prerogative zayo ifite igisata gishinzwe kwemeza ko imitwe iyi cyangwa iriya iri kuri rank iyi niyi. Turaza kubireba icyo babivugaho n'impamvu bimeze gutyo. Uwo mutwe wa kwirwanaho nkuko bivuze ko ari umutwe uzwiho cyane kuba ari umutwe uporoteje abanyamurenge mu kaga n'ibibazo bamazemo iminsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Indi nkuru ya kabiri turi burebe buryo ki ngo mu gihugu cy'u Burundi hari ibintu bitarimo kuvugwaho rumwe, aho harimo gusabwa gukora fundraising yo kwita ku muryango wa nyakwigendera Petero Nkurunziza ari perezida wa Repubulika y'u Burundi witabye Imana mu mwaka utambutse niba ntibeshye mu mwaka ushize wa 2020. Abantu rero bakakomeza kuvuga bati ni gute twige dushobora gufasha umuryango wa perezida nako tutifashije. Ni birebire tukiri Burundi rero. Denis, turanagaruka ku nkuru ivuga yuko hari replay cyangwa se icyo Uburundi bwatangaje buvuga yuko ngo butazigera namba bufungura cyangwa se buregeza imipaka hagati y'u Rwanda n'u Burundi igihe cyose hari bitaragenda neza. Turaza kubireba noneho turi soze kuri izi nkuru rero. Hari muri Iran, David, mu minsi ishize Iran ifite perezida mushya wasimbuye Hassan Rouhani. Perezida ukomeje kuba kutavugwaho rumwe cyane, ahubwo binavugwa yuko rwose ngo ari ku rutonde rw'abantu ngo bafata ibihano na Amerika. Aho ngaho turi bwibaze turebe tutese ubundi wa mugani Amerika niyo igomba kuapprova abaperezida bo muri Iran. Ibi turasa kubiganiraho tubive muzingo. Noneho rero nitubona n'iminota igisaguka turareba no kutuntu n'utundi turanasuhuza inshuti zacu nkuko bisanzwe igihe cyose iminota yadukundira. Ariko reka tugaruke ku nkuru twavuze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nkuko benshi bakomeje kubikurikirana mu makuru y'ibinyamakuru bitandukanye bya mpuzamahanga byo mu karere ndetse na bwiza.com na bwiza TV by'umwihariko mu minsi itambutse. Habayeho ikibazo cy'uko hari icyitwaga ko guhiga bukware ubwoko bw'abanyamurenge ni abantu bavuga ikinyarwanda bahereye mu gace ka Sud Kivu muzaminembwe n'ahandi hose bitwa abanyamurenge. Bikavuga ko rero twakomeje kubona amashusho bakimbizwa birukankanwa ngo n'indi mitwe y'abamayimayi ibintu nk'ibyo ngibyo. Buriya amayimayi ni menshi muri Kongo, ngo hari za Nyatura, ngo za Ndeyande, ngo za Twirwaneho, ngo za Biroze Bishomboke za Irunga. Noneho muri icyo gihande cy'uko abanyamurenge bahigwaga batotezwa, hakaba n'ikindi gihande cyahozeho. Ariko buriya Twirwaneho bavuga abantu bakomeza gusoma mu nyamakuru ntabwo ari umutwe mushya. Ari niyo mpamvu tuza kureba impamvu Loni noneho ivuga ibi n'ibi n'ubundi maze igihe kirekire cyane. Ariko bigaragara ko nawe yashyizeho imbaraga zo kwishyira hamwe ngo byitwe yuko nyine iproteja ari bwo buryo gusa busigaye bwo kurinda ibigwate imidugudu n'iki y'abanyamurenge. Ndetse n'undi bitwaga Gumino turareba nicyo Loni nayo bivugaho entre Gumino na Twirwaneho. Twirwaneho itangira kuzamuka gutyo. Bivuze ngo rero uko Loni ibivuga urabidusomera bigaragara ko mu minsi yatambutse ngo yari ifite stati aspect abantu basha kwireba yo kubona ko koko yaba ibyo bita force d'autodefense. Kuba wenda kwirwanaho nk'uko yitwa nayo nk'uko yitwa twavuga tuti wenda yo kwirinda Cosmos Nyamirambo n'iki hari akabazo urumva mu bihe biwene bitari byiza. Reka nk'abasore twishyire hamwe tujye dukora amarondo ahoraho ntari kugira umuntu twinjira muri quartier. Uribuka yuko muri mu ntambara ya Côte d'Ivoire mu gihe nyine de force nouvelle yabari wa mugabo bamutanguki Solo Guillaume Solo n'itsinda rye bitaga New Forces bigeze intambara igihe yari ishyushye mu gihe cya Laurent Gbagbo. Hari igihe barwanye bo baturukaho bari mu majyaruguru bajya bashaka gufata nyine ntuze Abidjan ya Musukuru kuko Côte d'Ivoire igira capitale ebyiri. Noneho hari umusirikare umwe rero
wabaga muri Abidjan bitaga komanda Ibrahim ngira ngo niba ari bari kuri Barisi nibuka neza yakoze umutwe usa nk'aho twirwaneho iriya ntambara yose iraba aporoteje quartier yabo yari umukomando gukomeye cyane kugeza ubwo nyine ikintu cyanababaje nuko tumuzanye atari no mu nkuru ntabwo yishwe shana ingabo za Rabago yishwe n'aba wataramaze gufata ubutegetsi kandi watara yarashikiwe nabagiye umusore bamubonyemo surete mbega bamubona nk'umuntu wakoze ibintu bidasanzwe muri Abidjan agaproteje umujyi amezi yose intambara yabayemo ntiyagire umuntu uvogera quartier yiwabo ariko shaba hageze nyine bamubonamo kari surete ako kantu sinzi impamvu kajemo so noneho icyo bivugiye n'iki rero force za defense auto defense ku isi bishoboka kuba ziba zisanzwe ziba ziriho abantu babazizi ari na mpamvu turimo kwinjira muri iyi nkuru tuvuga tuti byashoboka ko wenda Loni international community umuryango mpuzamahanga ushobora kuvuga uti we never know mu gace wenda kegereye wenda parike hashobora kuba abantu bavuga bati turebe ukuntu twarinda ko inyamaswa zitwonera mu gace ka Minembwe ahari abanyamurenge barimo kugira gute abantu bashobora gukora ibintu nibi bakiproteje koko amayo marondo twarimo tuvuga ruguru ariko noneho ikimaking news uyu munsi UN irimo kuvugaho n'iki Denis ikimaking news uyu munsi rero nuko ngo itsinda ry'impuguke z'akanama k'umuryango w'abibumbye zakoze iperereza ryimbitse ngo rigasanga uno mutwe twirwaneho wiganjemo nyine abo mu bwoko bw'abanyamurenge ngo ari umutwe witwaje intwaro no kuvuga ngo ni rebellion ni umutwe uri kuri level nk'indi yose twumva ku isi za mayimayi wumva izo ngizo ahubwo wasanga he na mayimayi zitaragera kuri level y'intuza imitwe yitwaje intwaro c'est vrai birashoboka kuko turi bunarebe turi tubisengure tureba ubundi twirwana ahubwo ngubwo twavuga ngo yabaye promoted yateye imbere kuko yabaye organized na UN cyangwa ahubwo igiye kushyirwaho umurundo w'ibibazo ku buryo bashobora kubwira MONUSCO bati naho n'umwe mu mitwe mukuye kwibasira mukarandura mukambura intwaro mukambura intwaro iri tsinda rero rivuga ko ngo ryakoze ngo ubushakashatsi bwaryo ngo byavuye mu busesenguzi butanu ryakoze bushingiye ku bimenyetso birimo amafoto n'ibiganiro yagiranye na bamwe mu bayihozemo ubusesenguzi rero bwa mbere n'ubwa kabiri ngo bugaragaza ko twirwaneho ifite inzego z'ubuyobozi kuva hasi kugera hejuru ikaba inafite ibirindiro bikuru ahitwa Nyamara risobanura kandi ko abahoze muri twirwaneho bavuze barimo mbese Colonel Rukunda makanika ngo ari we muyobozi mukuru akaba ari we utanga amategeko n'amabwiriza no kuvuga ngo tukira ahangaha urumva kugira ngo simva kugira ngo umutwe ubimenyesha bako ntago izo regere Loni yazerekanye na methodology bakoresha ntabwo tuzi ngo ni yihe ariko mu bigaragara nuko bavuga bati aba bantu bafite general headquarters bafite ibirindiro ari ikicaro gikuru aho Nyamara bakagira komanda mukuru umukoroneri kandi ni koroneri utari wa wundi uraho gusa yakoze ikosi ni umusirikare yahoze mu gisirikare yavuye no mu ngabo za leta afite ipeti rya koroneri ntabwo yaryihaye ikindi noneho abarukunda bafite na experience mu bintu by'intambara ntabwo ari abantu bapfuye kwitoratora ngo bagire gutyo birumvikana nk'uko tubivuze haruguru noneho ikindi bongeraho rero mu bintu bikomeye bahereyeho nuko uyu mutwe wo guproteje abanyamurenge ufite noneho icyo umuntu yakwita coordination n'uburyo amabwiriza yabo atangwa ndetse ari naho bagaragaza ko itsinda rivuga ko bafite uburyo batanga ibihano which means na discipline ndetse nyine urumva ubutaha bashobora kugira inkiko n'iki bintu nk'ibyo ni umutwe mbega bavuga ko ufite structure wujuje iby'imitwe yindi irwanya ubutegetsi runaka urorganize bavuga ko ngo bafite ubushobozi bwo gusohora amatangazo ya politiki kandi bafite n'umuvugizi n'umuhuzabikorwa witwa Kamasa Ndakize ubwo ni ukuvuga ko Kamasa Ndakizwe ari wa political wing cyangwa se ishami rya politiki naho komanda Colonel Twirwana Rukunda makanika akaba komanda mukuru nyine w'intuzi ese nuko twatugiye kubivanga tsoye kwa ikiganiro kwabyo ese wa wundi twanya Musaraba yacyabaho n'iki abahe ntawamenya ubusesenguzi bwa kabiri bw'iri tsinda ngo bugaragaza ko twirwaneho ifite ubushobozi bwo gukora za operation mu buryo buteguye kandi igakoresha n'uburyo tactique ngo za gisirikare kandi ngo bakaba bafite n'itumanaho ry'ibyombo walk talk rikora neza signora yabo rwose ngirahambaye ku buryo ngo abantu bagiye bava muri uyu mutwe mu buryo ubu iri tsinda ryabashije bavuga ko bagiye biyumvira bitari rimwe bitari kabiri nyine bumva makanika nyine riti roja sendi yego sha munyura hangaha murasanga amabwiriza rwose bakavuga rero ko Colonel Makanika n'abandi basirikare baturutse igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwo biyungaga na twirwaneho
bayongereye imbaraga za gisirikare ndetse ngo kuva ubwo yahanganye cyane na Maimai n'ingabo za leta FARDC. Nukomeza gusoma inkuru iri kuri bwiza.com online uraza gusanga iri tsinda cyangwa se uyu mutwe witwaje intwaro wa twirwaneho ngo ufite n'uburyo ushobora gutraininga, ni ukuvuga gutangamo amakosi ugatanga byose ku buryo Ronere rivuga iti mu busesenguzi yakoze. Ubundi twari tuzi ko uyu mutwe ari Force d'autodefense, ko twabivuga ko tutatinda kuri iyi nkuru, ariko noneho byagaragaye ko uno mutwe ari umutwe urwanya leta ku buryo buri official, ku buryo bufatika. Reka rero Dennis tutaza no gutinda kuri iyi nkuru, uyishaka yisanga kuri bwiza.com akayisoma. Turebe ngo se twirwanaho uyu munsi yazamuwe mu ntera ubu ngubu irimo kwishinya icyara, cyangwa se yaba nayo igiye gukubitirwa ahareba inzega igashyirwa ku rutonde rw'indi mitwe, nkuko bavuga ngo hari imitwe 120 muri Kongo mu burasirazuba. Ubu noneho bikaba bishoboka yuko igiye kuba 121. Urumva twirwanaho izungukira kimwe no report nta kintu izungukiramo, ahubwo nabo buri igiye kujya mu mitwe ikwiye kwibandwaho mu kurwanya cyangwa se kwambura intwara abarwanyi bayo, nk'uko muri manda ya yuriya mutwe mushyashya washyizeho wa Force d'intervention rapide wa MONUSCO. Ikindi umuntu yanakongeraho nuko iyo bimeze gutya umutwe ukaba ari umutwe wiswe ko ari rebellion iri official, ikintu umuntu yakwita nka compassion turavuga ngo nko kugirirwa impuhwe, guteza ubwega, kugira gute, nkuko ibyo zina rimeze ryatwirwanaho rigenda rigabanya ubukana n'uburemere ku bantu bashoboraga kubatega amatwi, yaba kuri international advocacy zakorwaga kugira ngo wenda abanyamurenge batabarwe bagire gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Okay, ntabwo tujeneraliza abanyamurenge bose, kuko ushobora gusaba n'umunyamurenge utazi affaires zatwirwanaho birashoboka. Sometimes iyo tunabivuga izi ni deal ziba zikaze cyane, unazinjiyemo ushobora no gusanga bamwe bashobora kuvuga ati turengera abanyamurenge, ariko hari n'abanyamurenge batazi n'amakuru niyo biva niyo bigana ibintu nk'ibyo ngibyo, babona bahigwa gusa batazi. No bivuze ngo rero uyu mutwe umeze gutya ntugire imbaraga zikataje ku buryo ugira nka diplomasi ku rwego rwo hejuru, kandi biragoye kubura umutwe ukora ku butaka bw'igihugu kigenga ngo uvuge ngo zayirenza diplomasi igihugu cyawe, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Ushobora kuba ahubwo navuga ngo uretse ko ntawe natunga agatoki ngo no kurikondera abanyamurenge abumva ikinyarwanda neza, kubatemera hitaka ibintu nk'ibyo ngibyo, ushobora kukurira kaga abanyamurenge kurusha uko wabaprotejaga. Kuko niba wiswe umutwe w'inyeshyamba, ni ukuvuga ngo n'abandi noneho ubwo hagiye kuzaba indi mitwe ivuga ngo niyo kwirwanaho against twirwaneho, sibyo? Kimwe nuko nanone David babandi barusorera mu nduru cyangwa se bagashoza ntambara, bashobora kuvuga ati okay, riba noneho uriya mutwe ufite gahunda, ufite n'abasirikare bakomeye kuriya, tereka tutere inkunga natwe mu nyungu zacu wenda uzadufashe kugira ku ntego runaka dushaka. Aho ngaho nyine navugaga agoshi wowe ugiye adroite, kuvuga ngo ni ikata yo kuba Loni yemeje uyu mutwe twirwana nk'umutwe w'inyeshyamba. Nacyo twanibazaga niba Loni ifite igisata gishinzwe kwemeza imitwe y'inyeshyamba ku isi, ariko iki gisata cya UN Security Council bishobora kuba mu mirongo migari gifite ibyo byose biba birimo iyo consideration ibihari. Kuko urumva niba bajya kwiga kuri geopolitique ku bibazo bireba akarere, bagomba kubanza kwiga ibintu nk'ibi ngibi, bakavuga batese nyamuneka abo banyamurenge batabarizwa, ese at least bafite n'abarwanaho uburyo twashyiramo imbaraga gutya cyangwa n'abantu nyine bari aho ngaho bamangamanga n'iki bintu nk'ibyo ngibyo. Donc ushobora no gusanga rero izi kata natwirwanaho nkuko twavuga zifitemo inyungu, kuko niba rebellion yemewe bavuga ko yubatse neza, bashobora no kubringinga to the table, bashobora no gukurura leta ku meza y'ibiganiro. Noneho nikaba yavuga iti bo ubwo babantu rero batari abantu mu mvugo zitarimo wenda discipline nyinshi abantu banyihanganire, ubwo abantu hatari abantu twetaga ingegera, urumva, ahubwo bakaba ari abantu bashobora ntawabisingegera, ariko niyo mpamvu maje no kwisegura, bakaba ari abantu bashobora kuba bafite strategy yubatse neza, aho babonye ko bafite nk'umuvugizi, bafite iki bafite n'abasirikare bakuru barimo abakoroneri benshi cyane bavuze bo bita ba Sematama, Gakunzi, ba Kibangura, ba Munyamahoro n'abasirikare n'abanyamusaraba. Buriya barimo nuko abanyamusaraba batavugwaho rumwe baba bihishemo, kuko uzi ko abanyamusaraba bavuga mu bintu byinshi tutashaka no kugaruka muri iyi nkuru twavuga mu minsi iri imbere. Noneho bakavuga abatwirwanaho turi ku ruhande rw'inyungu zabo, bakaba noneho ijwi ryabo ubu ngubu ushobora kuzamuka nk'umutwe urwanya leta ukomeye, ushobora kugenda leta ku meza ku buryo anytime dushobora kuzabona nkuko twagiye tubera kuri za M23 na za CNDP, ushobora kuzabona wenda havuze ati Nairobi uyu munsi makanika wowe cyangwa se uriya mugabo ngo umwungirije oya uriya wundi twabonye haruguru w'umusivile ninde wa muvugizi coordinator Kamasa ndakize batuwe Kamasa uyu munsi Nairobi turagushaka urahura n'aka muganire kuri icyo kibazo cyanyu. Ono se jamais ushobora kubona tuvuga tutirwikigwa no kayibayeho ikwegeye abantu igize gute, ariko avuga ati okay
ahubwo ubu sasa mwajya mwashoboka birashoboka. Simbizi rero Denis, twava no kuri iyo nkuru twavuze ko abashaka kuyisoma mu buryo bwimbitse bakabona amafoto y'ibitwaro twirwana ifite ndende cyane ndende kuri bwiza.com wayisanga. abari bugiho barabona rwose ibitwaro n'ibyombo n'imbunda z'amashini gani ziri shene by'amasasu ngo twirwaneho yabifite. Na amafoto y'akanama k'umuryango w'abibumbye kwita ku mutekano ku isi, Security Council, ibisasu by'ibombe bya rokete n'ibiki bya rokete. Twikomereze ku zindi nkuru Denis, ubwo twavuga ko nyine wavuga ati courage twirwaneho, mwaje mwamenyekana, mwabatijwe, mwagiye muri Yorodani rwose ya Loni, mwabaye umutwe wemewe, urumva, cyangwa se bakanavuga ati moraje sha namwe b'abanyakenya boherejwe mubo basiribangana, muraje musiribangane, ibintu nk'ibyo nta wamenye. Rero ngo tutarava kuri iyi nkuru ari ngo ubundi ngo twirwanaho ngo yasubije bayibaje icyo irwanira, ngo yaravuze twebwe mugarura umutekano hano, urumva, murinda abaturage bacu, ariko n'inka zacu muzigarure. Abantu by'abanyamurenge urabizi nta inka zaburamo, inka zabo ngo barazimaze bazisahura, bati rwose mutugarure. Akase iyo ni condition nayigoye, inka zariwe kera, ubuse zagaruka gute? Kireka babahaye impozamarira. Tujye hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Rero leta y'u Burundi yasabye abayisaba ko yafungura umupaka wa Ruhwa uhuza igihugu cyabo n'u Rwanda, ko bategereza ibibazo ibihugu byombi bifitanye bikabanza bigakemuka. Ese Ruhwa ibikaze cyane ku buryo mu mipaka yose u Rwanda rufite za Kanyaruzande abavuga Ruhwa gusa. Ruhwa iba hehe? Niba Rusizi niba Rusizi, kandi abaturage baca ibitoke nibo bavuze bati twebwe ibyo bintu nimuvuga mutubuza kwambuka imipaka ngo tujye kwihahira mu Rwanda, ntabwo ibyo tubyitayeho rwose, mudufungurire imipaka. none bisabiye abarundi mu kiganiro rero umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi niwo bita Ines Sonia Niyubahwe, yagiranye na Radio Isanganiro, aravuga, uyu namumvise ejo bundi kuri Radio Amerika avuga kuri barundi birukanwe muri Afurika y'Epfo, akajya n'umudiplomate akajya byemera sha undi akabihakana, ngo ntabwo tubizi, ngo niki ngo tuzamenya baje batari ko se mwebwe murako ati muri twarabibonye twanamenyeshejwe ntacyo twabikoraho bamucanze. Ati ngo iki rero yavuze ko ngo icyemezo cyo gufungura umupaka gifatwa n'inzego ziri hejuru. Yavuze ko ibihugu byombi biri gukora ibishoboka kugira ngo umubano hagati yabyo wongere ube mwiza. Avuga ko mu gihe waba mwiza imipaka ibihuza aribwo yakongera gufungurwa. No kuvuga ngo iyo mipaka se nambarigo igihugu kiba cyarafatiye ikindi kugira ngo babone ko bateza ubwega bigende gute na gutya. Ariko tubivuga mu biganiro byacu n'ukuri kubuza abaturage kwihahira, urumva, ngo bahahirane. Ubu koko ubuyobozi bwabo bw'ibihugu byacu byombi, wavuga u Rwanda wavuga u Burundi, cyo kuri kesi yo mu Burundi ho ntago ari u Rwanda rwafashe umwanzuro ku bijyanye n'imipaka, ariko mu bintu bagomba kuganira n'abo mu nzego z'iperereza bakunda guhura, njya mbona bakwiye kongeramo n'izindi composada bakashyiramo na za ministeri z'imbere mu gihugu za Minaroke niba ari Burundi abasimbizi, ariko ikintu cy'abaturage nacyo kitabwaho Deni, kuko n'abadepite ahubwo bakabigiramo uruhare, bakareba inyungu z'abaturage. Ariko nk'uko umuntu yabivuga nk'ino aya magambo y'umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi arimo kuvuga, ino reflex ntabwo ari mbi. Uko byagenda kose mu bijyanye na activism no guhirimbana no kugira gute, ijwi ry'abaturage ryarumviswe. Ubu ameze nk'urimo kwisobanura imbere y'urubanza. Uzi tuganira na Maître Nkongore nibwo nigeze kumubaza ntese kwa kundi barega nk'igihugu muhanze ariko kikagenda kikigarukira n'ibyo bakireze ntibigire gute, ubundi biriya bintu bimaze iki? Arambwira ati ntureba ati nta gihugu cyishimira kujyanwa ku meza n'umuntu kujya kuburana. Ati buryo ubutabera bwakozwe byonyine kugukura ahantu ukagenda nka leta ukicara wiregura. Ati buryo ubutabera bwatangiye ushatse banavuga yuko wa muntu wareze yatsinze. N'abangaba rero nubwo barimo kusubiza gutya bati by'u Rwanda ainsi de suite, biragaragara ko ijwi ry'abaturage ryarumviswe, barimo guhatana naryo bavuga diplomasi, ariko by'ukuri doléance y'abaturage yarumviswe mu Burundi. Ahubwo umuntu akaba yavuga ati ubundi kuba wamugane imipaka imaze imyaka ingana gutya yari imaze kubakwa neza. Ruha urebye ama installation yari ziko yigizwe na za kamera arizo babanje gupfa mbere ngo zari kamera zitunze mu Rwanda, ngo aratumutama ibyo bikamera nako turafunga umupaka byatangiye. So umuntu akavuga ati rero ibyo no mu mudamu Simbizi arimo kuvuga, urumva, byagakwiye yuko koko abaturage bitabwaho mu byo baganira, nibura Deni bakavuga ati mu cyumweru mujye mujya ku isoko. Abaturage baba bakeneye guhahirana. Urabona bizagenda gute rero ko iby'u Burundi n'u Rwanda ubona twari tuzi ko bigenda neza, ukabona bikomeje kuzamo kidobye expectation yawe. Ibyo byose ndumva impande zombi zikomeje ibiganiro se bikomeje ibiganiro igihe byabereye. Reba
Uburundi ugiye kureba igihe bahuraga bwa mbere bahuriye ku mupaka wo hepfo y'ingiyi niba ari hehe muri aka gace ka Bugesera igihe abashinzwe ubutasi bw'ingabo bahuriraga ndetse n'abadiplomate b'u Rwanda n'abundi bakahurira hari hataratahana impunzi nka zingaha ejo ndabonye statement ya UNHCR ivuga ko hari impunzi 27,027 hafi 30 hafi kimwe cya kabiri kimaze gutaha. Rero muri diplomasi tuvuga ngo ibihugu biganira bihana amakondisiyo banga kavuga atari ko impunzi mwadufasha zigataha ku ruhande wenda tuvuge rw'u Rwanda da nta marangamutima tugiyemo okay zataha zaranatashye 27,000 ariko se ikintu wenda umuntu amaradiyo ashobora kugabanya ubukana ya maradiyo yazahumura Burundi n'iki byose nayo yafatiwe imyanzuro uretse ko ngo yimukiye muri Canada none yakomeje gutangaza none se wenda tugiye kureba pe ubundi ikibazo gisigaye hagati y'ibihugu byombi ni ikibazo cy'abantu ngo bashatse guhirika ubutegetsi ariko hano nabwo ni icyo nashaka kuvuga wenda kubireba Uburundi effort Burundi bwakoze kugira ngo bibe nk'ampango diplomasi nikwibaho hareka effort ubona mu bintu byanye n'ubundi bwakoze birashoboka nabyo nkakureba bivuga ngo basigaye barwana na FRN n'ibintu nk'ibyo ngibyo hari cyo Abarundi bakoze twabwira abantu kurikiye bwiza TV.com ku buryo twavuga tuti koko impunzi zaratashye iyo environment bibera neza ariko nibindi hakurya byagenze neza umupaka warafunguwe bigenda gutya na gutya muri mpango ya diplomasi hari ikintu cyane u Rwanda rwo mu bintu hari rusaba Burundi nta nubwo gufungura imipaka birimo ahubwo rusaba ko bari abantu batero igihugu baturutse mu Burundi aricyo kibazo Burundi bwabanza gukemura ariko bisa nabyo ntibyagabanyije ubukana tugiye kureba deni ariko hashize igihe kingane cyarya mu Rwanda hagabwa ibitero bivuye mu Burundi hari biherutse byabweyeye urebye bitakunze gutirwaho cyane hari cya kintu kigeze kubaho ndetse hakabaho no gushaka gusakirana kw'ingabo zombi bagahita babikemura ariko cyane cyane icyo twavugaga twari tunereho mu kanya no kuvuga ngo kandi tuba dukwiye kubivuga muri ubwo buryo nuko uko byaba byose ubona bikiri kuri level zo hejuru z'igisirikare ubutasi abadiplomate bahura which is not bad urumva ariko uko byagenda kose ntabwo turabona ibintu bigera hasi rega ibihugu byose n'abanyapolitiki nicyo natwe Rwanda tubatorera urumva nuko izo nyungu zose nk'abanyagihugu zasangirwa niba abadiplomate baganira n'abameya bakaganira n'abagitifu bareba ku mipaka bakaganira n'abaturage bagahahirana kuko iyo tuvuga ku bintu by'akarere ntituma kwibagirwa yuko hari abantu baba barashyingiranywe abantu baba babenda gushyingiranwa imihango yo gushingura umuvandimwe wo hakurya no hakuno guhahirana imyaka yeze aho ipfa ubusa hakuno no hakurya urumva ibyo ngibyo nibwira ko abadiplomate bakwiye kubirebaho niba banabirebaho bakwiye gushyira imbaraga n'abaturage babasaba kugira ngo niba koko babona ibiganiro ku nzego zo hejuru bakabona hari kirimo kugenda izo ntureka zenye ziba nkeya ariko se sayini ya mbere ikibi byemeza ku buryo umuturage baramo benefit ni iki niba abantu batarahirana ku masoko nta kirakorwa mu by'ukuri nta kirakorwa kigaragara nubwo tutagaye ibyakozwe ariko urugendo ruracyari rurerure reka rero tuve kuri iyi nkuru tukiri mu Burundi aho bikomeje guteza ikintu yakwita nkasaga mu baturage cyane cyane ku bantu bakora umwuga w'ubwarimu mu minsi itambutse ngo zengurutse ikintu kimeze nka fundraising cyo gukusanya amafaranga yo gufasha umuryango wahoze ari perezida w'u Burundi umuryango wa Petero Nkurunziza Abarundi banagize intwari yo ku rwego rwo hejuru bavuga bati rwose tukusanya amafaranga yo kuwutera inkunga kugira gute n'iki abarimu rero n'abandi bantu bari muri iyo community bavuga ati no natwe ntako twibereyeho mutangiye kuza kudusaba amafaranga ngo yo gufasha umuryango wa perezida aho se buriya ntago nta bundi buryo bari bwo kuba leta ikwiye kwita kuri uriya muryango bitarinze guca mu baturage ariko reka nkubwire deni none se nubwo njye ntashaka kubogama muri iki kibazo ubwo urumva koko uburiye umubyizi mukora ko batagize kuko nko mu ijambo nuza Ndayishimiye yavuze ubushize cyagiye nyine bibuka umwaka wari ushize Nkurunziza apfuye bijeje uyu muryango ko bazawuba hafi bazawufasha nimba rero kuwufasha ari ukuwushakira izo nkunga mu baturage nibyo umuntu wenda yakwibaza ahangaho umuntu yanakwibaza ati se muri bya bintu itegeko ryatoraga byo kuzita kuri perezida Nkurunziza za modoka zahabwa yamaza zahabwa ese ubundi biriya bintu byavanyweho nuko perezida yapfuye okay ntabwo mvuga ngo wenda ngo hakomeza kuba abarinzi magana kuko ntabwo agihari hari component koko zagomba gukurwa mu byo perezida Nkurunziza yemerewe ariko nkavuga nti niba ari ya nyubako yeremerewe wa mushahara uhabwa abahoze ari perezida n'iki byose mbona wenda leta ahubwo yakwirwanaho wa mugani ariko si wa mutwe turimo twavugaga haruguru ikaba yatanga amafaranga ariko ntihoze ku nkeke ucyo abaturage bita inkeke mba ariko mbivuga babatoza amafaranga de rega buriya iyo ubutegetsi runaka budafite amafaranga n'umuturage ntawe yafite nayo ariko nanone bigaragaza yuko nibyo navugaga mu kanya nase urashaka kuvuga ko leta y'u Burundi yakwemerera ko iyo fandara zingiba hari ko ifite amafaranga
amafaranga ni ikibazo rega muri iyi minsi kira ni ikimenyetso cy'uko nyine ushobora gusanga ari nk'amasezerano yemereye famille ya Nkurunziza ariko asanga ntifite ubushobozi bwo kugira irarwana n'imiti irarwana n'iki byose no bakavuga ati mwe abaturage namwe urwose iriya mboneza y'amahoro pe mwikoreho mutange amafaranga tubafashe ubukene bubamereye nabi se birashoboka ikibazo se ni abarimu gusa barimo barayakwa abandi bo ntabwo ariko oya wenda abarimu nibo baza hejuru y'isomye iyo nkuru izi nkuru cyane bo bafite ubukene bahita bavuga ati twebwe ibyo ntabwo twabishobora oya nuko ari abarimu bateje ubwega n'amasendika yabo burya abarimu barukuru baba baruganiza mu bihugu byose bashobora guherwaho nibo ba opinion leaders bashobora kumva ibintu vuba kuko burya ntabwo tuvuga ko ari mu Burundi gusa bivugwa yuko ku isi yose mwarimu iyo yumvise ibintu kuko ni abantu ba opinion leaders n'abandi bashobora kubyumva burya na muganga yabyumva mwarimu yabyumvise n'iki bintu nk'ibyo gusa hakakunda kubaho ikibazo yuko si hano cyangwa se no hirya gusa abarimu ntabwo bakunze kwitwa ko bafite imishahara bishimishije abari nica ntikize ibyo bita amaserumu nubwo wajya mu Burayi abarimu bahembwa neza imishahara biragoye ariko imikusanya amafaranga kenshi na kenshi kunze kubona ko bakunze kugaruka mu basabwa amafaranga sinzi ikintu giherwaho ariko icyo navuga cyo nuko ahari ubutegetsi bavuga buti twumvishije abarimu n'abandi twazabinjiramo ku buryo butoroshye mambe ku buryo bworoshye buzatworohera wowe urabyitekereza gute rero icyo nekereza ngewe nuko uko ngoko ndabifata nko gushaka gusonga abaturage n'ubundi basanzwe nta mikoro bifitiye nk'uko nabo babivuga ntabwo bumva ukuntu ngo bakwakwa amafaranga yo gufasha umuryango bo bita ngo unatunze kandi ugeze gutunga deni rero nduva twagana ahagana ku musozo w'ikiganiro hirya no hino uyu munsi udushakira inkuru ivuga kuri perezida mushya w'igihugu cya Iran igihugu gikunze kugaruka mu makuru mpuzamahanga igihugu cya Iran kibaza igihe kitarenze icyumweru kibonye perezida mushyashya ariko perezida udakomeje kuvuga rumwe Denis kuri wa gatandatu ushize nibwo nyine amajwi nibwo hemejwe ko Ibrahim ntabwo aremezwa ariko nibwo amatora yabaye ndetse anagira amajwi menshi cyane aho yagize za miliyoni zingahe 17 umukurikiye akagira miliyoni 3 z'amajwi undi akagira miliyoni 2 urumva ko muri rusange yagize ngo amajwi ari hejuru ya 50% no bita rero Ibrahim Raisi perezida mushya wa Iran ni Raisi kabisa yanabaye Raisi yanabaye perezida badasharinze n'iryo muntu Denis uziyitira umwana keza urumva ni umugore roza ari umucamanza ugira ngo ibitekerezo bikakaye akaba ari n'umuntu wegereye cyane ubutegetsi bwari busanzwe buriho ndetse bamwe ngo basanga ashobora no kuzaba umuyobozi w'ikirenga uzasimbura Ayatollah Khamenei ni ukuvuga ko yaba perezida yagira buriya barasanjani bari bahoze ari abaperezida ari uruhani uvuyeho niki ariko nyine azagira mu dukorera icyegeranyo atubwira ukuntu bari abantu bitabaye Ayatollah muri Iran bajyaho na prerogative ni ubushobozi bafite ni bwinshi by'ukuri kuko benavuga yuko mu nkuru za Al Jazeera nahoze nsoma bavuga bati kwanza uriya muntu ni Ayatollah uba wamutoranije nyine aho wamusukumye iyo piyo iryo karata niwo gukunda kuba yayisukumye ariko ugize neza kuzana iyo aspect yo kuvuga yuko we never know bavuga ati Ayatollah amaze kuba mukuru agenda agwiza imyaka twareba n'umuntu wa perezida anytime akazana musimbura uvuga ntago ari umuntu woroshye rero kuko Ayatollah ari umuyobozi w'ikirenga wa Iran uyu muperezida rero bavuga ko amaze iminsi atowe Ibrahim Raisi bivuga ko ngari ku rutonde rw'abantu n'ubundi basanzwe bahigwa bafatirwa ibihano na Amerika bakavuga batese ko n'ubundi hasanzwe hariho ibibazo hagati ya Amerika na Iran noneho uri ku butegetsi akabagiyeho bari basa n'abahanganye ubundi biraza kugenda gute mu karere abantu rero benshi nyine babibaza aho umubano w'ibihugu byombi ndavuga Amerika na Iran mu minsi iri imbere ukuntu uzaba wifashe bamwe bagasanga ugiye kurushaho kwangirika bitewe nyine n'izo mpamvu z'uyu mugabo Ministri w'intebe mushya rero wa Iran wambe wa Israel ari we Ministri w'intebe Naftali Bennett akaba yatangiye kuvuga ati rero kuva mubonye uriya mugabo amaze gutorwa mumenye yuko rwose mukwiye kuzamura indangurura amajwi mugatabaza kuko ahantu haraza gushya kuko ari we ni mushyashya ari Bennett ni mushyashya urumva yavuze ati uyu mugabo murimo kureba ndabona ku kinyamakuru Al Jazeera avuga ati uriya mugabo mureba rwose ni mugabo n'umundi basanzwe batumva ibintu neza
ari mu bantu basanzwe bashyigikiye za Hezbollah n'iki byose ati mutareba neza rero amatwara ari buzane araza gutwika akarere urumva ko bitangiye nyine hahiye hatameze neza cyane. Reka rero tutegereze turebe wenda ntabwo twaca urubanza mbere n'ubundi twe tuba dusesengura tureba tuzakomeza tubikurikirane tuvuge tutese Iran ubu ngubu yari imaze iminsi ibihugu biyisaba ko byongera gusubira ku meza y'ibiganiro kubera iriya deal yari yaragiranye n'ibihugu by'i Burayi harimo no Burusiya ndetse na Amerika ibijyanye na nucleaire. Iran kandi byari bimaze iminsi bavuga yuko itera inkunga umutwe bita Abahuthi ndetse na Hezbollah Abahuthi barwanira muri Yemen. Iran ikaba ari challenge ikomeye cyane mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Ni igihugu bavuga ko giba gikomeye urebye intambara cyarwanye na Iraq, urebye ukuntu gihora gihanganye na Arabie Saoudite, cyane ko niba twagiswe ko biganiro nibuka neza ariko bivuga ko Iran ari hagariye abantu bitwa abashia cyicaro nyine mukuru wa Nayatora uriya bivuga yuko bitoroshye yuko rero abashia bafite umuryango ukomeye muri kariya karere nabo bafite ijambo hagati n'abasuni bafite icyicaro muri Arabie Saoudite. Tukavuga tuti n'umugabo ugiye ufite amatwara y'idini akomeye yasazoroshye ibintu hagati y'Abarabu hagati ubwabo ariko ngo abanyarwanda ngo sabarabu bita ko ngo ari abaperisi ntabwo ari abarumbega baravuga ati turi abaperisi ntabwo turi abarabu. None se wazabona Iran ihanganye na Israel bikarasana byagenda gute ibibunda bakabizibura birashoboka cyane twazayibona. Rero ndumva twagana ku musozo w'ikiganiro dushimira mwebwe mwese mwakomeje gukurikirana ibiganiro byacu mukomeje gukora subscribe mugakora like share na commentaire ku nkuru zacu nkuko bisanzwe twavuga tutireka tubifurize ibihe byiza kandi tuvuga tuti Denis ikiganiro hirya no hino ni nakagaruka ciao ciao ciao.